turabasuje neza tubifurije kugubwa neza aho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Reka twizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana namwe ndetse aho muri hirya no hino mu bice byose by'isi. Kuri iki gicamunsi rero tubifurize gukomeza kugubwa neza, ari nako tubabwira ko imirwano yongeye kumvikana kuva mu gitondo ku mupaka wa Kavimvira. Twababwiye ko hari ibyahazindukiye, turibuze kubikomozaho gake ariko duhite twerekeza ni Butembo tubabwire byinshi muri byo. Turaza kugaruka hano mu nkengero za teritwari ya Uvira ndetse dukubitire no muri Fizi tubabwire uko bimeze mu kiyaga cya Tanganyika hongeye gutwikirwa ubwato bukomeye cyane bwa M23. Turibuze byose kugenda tubirebera hamwe ndetse turaza kubabwira byinshi bitandukanye kuri Ndayishimiye waje kuba avuga ati ngiyewe niyamye abantu bari mu biro byanjye baceza abami babiri cyangwa se bakorera abami babiri. Turaza kuba nabyo tugenda tubikomozaho tubigarukeho. Turavuga ku mirwano n'ubundi y'ingabo za FDN bizongeye kugaragazamo tekinoloji ihambaye aho zazanye ibitwaro bishya kandi bitunguranye byatumye umutwe wa M23 wongera gukubitwa ku buryo utari witeze. Ndetse tuze no kureba hano kuri Baraka naho ibikomeje kumvikana, turebere ahitwa Rutunkuru ndetse ni Karambi naho hari ibindi bitero byongeye kuba bihumvikanira. Nayo makuru rero tugiye kuza kuba tubasangiza. Twizera ko mukomeje kugenda mumera neza, batameze neza Imana ibakomeze, ariko twizeye ko muri buze kuba mumera neza cyane, twizeye ko muri buze kuba mukomeza kugubwa neza kandi Imana igikomeje kugenda ibarinda. Ikindi rero nakubwira, turaza kugaruka ku ikipe ya Kongo gatoya. Abakunzi rwose ba Kongo twaraye tubabaye ubwo ikipe ya Algeria yadukuragamo. Algeria yadukuyemo rero, ariko no kwihangana cyane, turaza kugerageza ubutaha n'igikombe cy'isi kirahari. Abakunzi ba Kongo rero twizere ko ibintu biri buze guhinduka, cyangwa se ikipe ya FCDRC cyangwa se ikipe y'igihugu ya Kongo tuzakomereza ahandi. Reka rero dutangire amakuru yacu. Duhere kuri Tanganyika. Duhere muri Tanganyika hagaragaye ubundi bwato bwa M23 bwarashweho n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo bafatanyije, aho bazanye amato akomeye y'intambara arasa ubwato bwa M23 butangira gucubira hasi. Abarimo barirukanka cyane ku buryo bukomeye cyane. Bamwe mu basirikare ba M23 bafashe ubwato busanzwe barangije bashaka kwinjira muri Tanganyika bigize nk'abasivili, ariko urwego rw'ubutasi rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwari rwabifashe oseriye, cyangwa se rwari rwabinetse neza, rwamenye amakuru idonido akantu ku kandi uko ibintu bimeze, ku bwato ari ubwahaduye cyangwa se ari ubwo abatasi ba M23 birangira baje kuba babushyira hasi. Ingabo z'u Burundi ubutasi bwabo bufatanyije n'ubwa FARDC rero bwanetse neza, bamenya ko hari amato ya M23 yabasigize abasivili cyangwa se bigize abasivili. Bakaba bari gushaka kwinjira muri iki gice, bakaba bari gushaka kuza kwinjira muri iki gice cya Tanganyika bigize abasivili. Abasirikare ba M23 rero biza gutuma umutwe wa M23 ura n'ibyago bikomeye cyane ubwo bazaga kuvumburwa bakaraswa bikomeye cyane na drone zaturutse mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura ndetse n'iza FARDC. Ubundi bwato butangira gucubira, abarokotse bagerageza koga barahunga. Ndiko byagenze hano muri Tanganyika. Reka tuve aho ngaho Tanganyika twerekeza aho bita za Kavimvira. Ku mupaka wa Kavimvira naho mu gitondo haje kumvikana ibintu bitari sawa cyane, ubwo ingabo z'u Burundi zazaga kumerera nabo umutwe wa M23 ndetse babarasaho. Umutwe wa M23 uracangamukirwa cyangwa se uracanganyukirwa ku buryo bukomeye cyane, ukwira imishwaro. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje ubufatanye bukomeye cyane ndetse n'ingabo z'u Burundi, aho bakomeje kugenda berekana ko ubufatanye cyangwa gushyira hamwe bizana intsinzi, ndetse kuba mwacikamo kabiri cyangwa se mwakitandukanya bituma mutsindwa. Byatumye rero impande zombi zishyira hamwe zisenyera umugozi umwe. Kuva icyo gihe umutwe wa M23 utangiye kugenda ushwiragizwa, utangiye gukubitwa, utangiye kuba uhondagurwa ku bubi na bwiza. N'ibitero byabaye rero mu masaha y'igitondo binakoreshwamo zimwe mu ntwaro zihambaye cyane, zimwe mu ntwaro zatunguranye rwose Burundi batari bazi ko bwaba buzifite, cyangwa se igisirikare cy'u Burundi nta wari wizeye
ko cyaba gifite ibyo bitwaro, ariko bwatunguranye ubwo bwagaragazaga tekinoloji ihambaye mu ntwaro bufite, burasa ku mutwe wa M23 rwose ivumbi riratumuka mu masaha yo mu gitondo. Ubwo rero ingabo za M23 zatinyukaga gusa n'izegera ku mupaka wa Kavimvira, bazirashe ku buryo bukomeye cyane, barazirukankana ndetse bazirenza imisozi, izindi bazifata miri. Ubu tuvugana nuko M23 imerewe nabi cyane muri ibyo bice, ariko twe turi kubaha update twikomereza. Ndagira ngo dukubitire muri Butembo, naho ku munsi w'ejo habaye imirwano iremereye cyane, aho Wazalendo bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane, barasa mutwaye M23 ndetse buza kuba bivugwa ko ingabo za M23 zahimbye ikinyoma, zikavuga ko hari umujenerali wa Wazalendo wabiguyemo, ariko ibyo byose byaje gusanga ari ibinyoma byambaye ubusa, kubera uburyo bahatsindiwe baje guhimba amakuru akomeye cyane, igihuha, ikinyoma kibi cyane. Ni ikinyoma giteye ubwoba, aho bavuze ko generali Kakure Kaputu ngo yiciwe mu mirwano yabereye hano muri za Butembo, ngo n'undi mutwe wa Wazalendo cyangwa se imirwano ya Wazalendo yasubiranyemo. Aya ni amakuru rero n'ubundi yanditswe n'ibinyamakuru bikorera mu kwaha kwa M23, bikomeje gukwirakwiza ibyo bihuha bivuga ko imirwano yabaye mu gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru, ngo yaguyemo ngo ku gasozi ka Munzambaye, ngo yaguyemo nyine uriya mujenerali, ndetse yewe n'agasozi no mu gace ka Sika muri komine ya Vuramba, kangaha ngariho haguye uriya mujenerali. Ariko ibyo byose twaje gutoza neza tumenya ko ari ibihuha byakwirakwijwe n'ibinyamakuru bikorera mu kwaha kwa M23, nyuma yo kubona ko batangiye kumererwa nabi, batangiye gukubitwa, batangiye kubavunaguza. Ingabo za Kongo zirimo ziravuna umuheha zikongezwa undi, ziri unstoppable cyangwa se zitarimo zirahagarikwa. Byatumye rero M23 nk'uko bisanzwe itangira gukwirakwiza ibihuha, ibonye kwimerewe nabi, ishakisha uburyo ki abanyamakuru bayo bakandika ibihuha, abantu bayo bakabirangariraho, bakabeshya ko bamaze kuba rero batsinda, cyangwa se ngo ibitero byagabwe ngo byibasiye ngo abasivili, ngo cyangwa se bateye ibisasu masivili. Ni izo ngingo bakunda kwandika cyane iyo batsinzwe, cyangwa bakavuga ko ngo Wazalendo zasubiranyemo ngo zikicana. Ibyo byose rero n'ibyari bikomeje kugenda biba, dore ko no ku munsi w'ejo ibinyamakuru byari byongeye no kubeshya ko generali Tango Foro ngo nawe yishwe. Ibi byose rero n'ubundi nibyandikwa n'imitwe ya M23 kugira ngo igende ijijisha abantu. Abarundi namwe rero muba mukeneye kumenya amakuru, abarundi muba mukeneye kumenya amakuru, bite bimeze bite iwanya aho ngaho mu Burundi. Aho mu Burundi bimeze bite? Reka tunyarukire rero mu Burundi tubabwire ko Perezida Ndayishimiye amaze kubavuga ko hari abantu bafite imindimi ebyiri cyangwa se bari guceza abami babiri. Ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaje impungenge zikomeye cyane ku myitwarire ya bamwe n'ubundi mu bayobozi n'abakozi bakorera mu nzego zimwegereye, abashinja gukorera n'ubundi abami babiri no kutagira ukuri, cyangwa se bagashaka kugenda bazana uburyarya. Aya magambo rero aje yongera n'ubundi ku makuru amaze iminsi avugwa ko n'ubundi Uburundi buri guhabwa ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro hariya muri Kongo, ndetse ibirombe byamaze kuba ngo bihabwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kuba abiha Perezida w'u Burundi bitewe n'akazi kose ari kumukorera. Ariko bamwe bikavuga ko ngo byabariye cyane, rwose bamwe mu bayobozi bari hariya bakavuga ati uyu mutungo natwe tugomba kuba twarawusaruyeho. Abandi bagahimba ibinyoma bakavuga ko Perezida w'u Burundi mwuko utifashe neza we na Prime Niyongabo. Ariko ibi byose aravuga ko rwose hari abashaka guteranya abayobozi bagaceza abami babiri. Ibi byose rero yavuze ati tugomba kuba tubishyiraho iherezo, cyangwa se tugomba kubishyiraho akadomo. Mwa bantu mwe, reka nizere ko aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza kandi mukomeje kugenda mumera neza. Tugana ku musozo rero tubabwire gato
hano za Rutunkuru, Rutunkuru ndetse na Karambi naho ibintu ntago byoroshye cyane, nyuma y'uko umutwe wa M23 ku munsi w'ejo hakubitiwe ukavugutirwa umuturura cyane n'ingabo z'u Burundi, FDNB zikawunywesha M23 yabyutse rwose yihaga ngo irebe ko yawucira, irongera igaba ibitero, ariko n'ubundi birangiye M23 bongeye kuyibirindura bayisukaho umuriro umeze nk'uw'ikirunga kiri gucira cya Nyiragongo. Abarundi bongeye kugaragaza imbaraga zikomeye cyane muri iyi minsi, noneho hari intwaro badukanye zacanze M23 ziri gucira umuriro, ziri kuyisukaho amakompora akomeye cyane. Turi buze kugaruka mu kanya tubabwira ibyinshi bitandukanye, idonido akantu ku kandi. Imana ikomeze ibarinde, ndabashimiye cyane, ciao ciao.